Shalom, shalom, shalom. Yesu nashimwe cyane. Nongeye kukwifuriza igitondo cyiza ku buzima bwawe n'abawe. Uwiteka Nyiringabo akwiyereke mu bundi buryo budasanzwe, uve mu bwiza ujya mu bundi. Amen. Uyu ni Muhoza Olivier, ni muri ya gahunda ya waramutse mukunda cyane iba kuri Muhoza TV buri gitondo. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu bitatu by'ingenzi bikwiye gutuma usoma ijambo ry'Imana buri munsi. Amen. Bikwiye gutuma buri gihe ufungura Bible yawe ugasoma ijambo ry'Imana buri munsi. Tugiye kurebera hamwe ibyo bintu bitatu. Amen. Ikintu cya mbere gikwiye gutuma usoma ijambo ry'Imana ku munsi, nutaruke umunsi, buri munsi, every day ukwiye gusoma ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere ni uko buri gihe urasenga. Amen. Nta mukristo bwira adasenze. Niba bwira udasenga, isuzume utangire umenye ko ukwiye kubaho mu buzima bwo gusenga. Nudasenga niyo waramutse tunakoze ejo, nudasenga uzagwa mu bikoshya, nudasenga uzagwa mu byaha, ariko nusenga uzahabonera imbaraga. None tugiye kureba ese ni ukubera iki mwe gusoma ijambo ry'Imana buri gitondo. Impamvu mwe gusoma ijambo ry'Imana buri gitondo nuko buri gitondo cyangwa se buri munsi njya nsenga, kandi ijambo ry'Imana reka dusome wumve. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 4:23. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri. Amen. Ni ukubera ko Imana yanjye nsenga ishaka ko abantu bayisengera mu mwuka no mu kuri. Kandi ukuri ni iki? Reka dusome Yohana 17:17. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Amen. Urabona impamvu mwe gusoma ijambo ry'Imana? Kuko mu gusoma ijambo ry'Imana kwanjye ninjya gusenga ndarikoresha, kuko Data ngarashaka ko abamusenga muri kino gihe bamusenga mu kuri no mu mwuka. Ni ukuvuga ngo nimba nasomye ijambo ryanjye, niba umwuka wanjye ufite ijambo ryo kuvuga, ndasenga Imana. Amen. Kuko Imana yumva ururimi rw'ijambo ryayo. Icyo ni ikintu cya mbere gikwiye gutuma usoma ijambo ry'Imana buri gihe, buri munsi udasiba. Ikindi kintu cya kabiri ni uko gusoma ijambo ry'Imana, iyo menye ijambo ry'Imana mu buzima bwanjye cyangwa se ukarimenya, bituma ubaturwa. Amen. Kadusome Yohana 8:32. Ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzabatura. Abantu b'Abanyarwanda barabizi hari ikintu cyitwa kuba imbata, cyangwa se kuba imbata y'umuntu runaka. Akenshi wabaga uri umuntu w'umugaragu wiwe, ukamukorera kubw'ikintu runaka, igihe cyazashira akakugabira inka. Babyitaga ngo gutendera umugore. Mwabyumvishe kuri Yakobo ko byamubayeho. Nubwo uragenda ukaba imbata y'umuntu kurusha ubushobozi, nyuma akazaguhemba wenda akakureka ukava mu bubata. Rero ijambo ry'Imana ngo nitumenya ijambo ry'Imana tuzava mu bubata. Ese n'ububata bwa Satani? Kuko Satani burya adutera mu bitekerezo, kandi burya adutera atwereka ko tudashobotse, tudakwiye. Ariko iyo usoma ijambo ry'Imana uramusubiza. Wibuke yuko Yesu Kristo ari kugeragezwa na Satani mu butayu muri Matayo 4, uza gusanga ko ikintu yamusubizaga ni ijambo ry'Imana. Umva ngo ubundi ijambo turikoresha buri munsi, kandi umenye ko buri munsi uri mu ntambara. Amen. Ukwiye kumenya ko wowe uri umusirikare wa Yesu. You are a soldier of Jesus. Kandi umusirikare ahora mu rugamba. Amen. Niyo atagiye ku rugamba direct, ariko baba bari muri strategique zo gutegura uburyo barinda igihugu. Ni ukuvuga ahora yiteza intambara. Ni ukuvuga buri munsi rero Satani aba yakugabyeho ibitero Satani akugabaho rero ntabwo uzamutuka. Ari audio numvishe umuntu atuka Satani ntabwo kumutuka kwagira icyo kumuhinduraho, ahubwo ijambo rya niryo rimuhinduraho. Kuko Satani aguterera mu bitekerezo, kandi agutera aguhakanya, agupfobya. Rero ifite ijambo ry'Imana, nkuko yateye Kristo amugerageza amubwira ngo hindura umutsima, ngo hindura iribuye umutsima. Yesu akamubwira ngo umuntu natungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'amagambo y'Imana. Ariyo amagambo yose Yesu yavugaga aranditse muri Bibiliya. Amen. Yose aranditse. Yesu yamubwiraga ibyanditswe. Nuvuga nawe buri munsi rero Satani aba yakugabyeho ibitero, akugaba ibitero mu bitekerezo byawe. Niba rero usomye ijambo ryanjye buri munsi, mafite icyo kumusubiza. Umwanditsi Pawulo yaranabivuze mu Befeso neza, aravuga ngo ijambo ni inkota. Inkota ikoreshwa iki? Inkota uranera nanjye nkagutera. Satani aragutera mu bitekerezo, nawe ukamusubiza. Musubirisha ijambo ry'Imana, nta kindi umusubirisha. Amen. Ukwiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ubone uko usenga, kuko so akubwiye ko arashaka ko abamusenga mukuri no mu mwuka. Ikindi kintu cya kabiri, ukwiye gusenga kuko uri mu ntambara, kugira ngo inkota yawe ihore ityaye amugi yombi, Satani uhore uhunguranye, nagutera umutere. Amen. Ikindi kintu cya gatatu cy'ingenzi, abantu dukunda ubuhanuzi, kandi buri munsi mbamwiye kumenya uko umunsi wanjye uri bugende. Rero ubuhanuzi butavangiye n'ijambo ry'Imana. Amen. Niba ushaka kumenya umunsi wawe cyangwa se prophecy y'umunsi wawe, soma Bibiliya yawe.
amen. Nihuzuyemo ubuhanuzi bwinshi cyane, harimo amasezerano menshi cyane, amen. Niyo ijambo ry'Imana rivuze ngo uzambaza Uwiteka wese azakizwa. So ni ukuvuga ngo ninambaza Imana ndakizwa. Niyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ukomanga azakingurirwa. Banga abera tuzarabagirana. Naho n'abandi guca mu bikomeye mfite isezerano yuko abera tuzarabagirana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imigunzi y'intare ibasha gusonza, ariko abagaragu b'Imana ntibazigira basonza. Ngahita mvuga ati wow, I receive my prophecy. Nakira ubuhanuzi bwanjye sinzigera nsonza. Ni ukuvuga ngo ukwiye gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Ni ibintu byinshi bituma ukwiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko ibi bitatu ni ingenzi kandi biba bikwiye kubaho buri munsi, kuko buri munsi urasenga. Umukristo muzima nusenga every day, buri munsi urasenga. Ni ukuvuga ngo niba usenga rero ntabwo papa wawe Imana yamaze kukubwira uko ishaka kuyisenga, ugomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Ukuri twasomye Yohana 14:17, ukuri ni iki? Ni ijambo ry'Imana, amen. Ikindi kintu cya kabiri twabonye ko kutubatura, amen. Uzi ko hari ibintu byinshi ujya usengera ukabigira no mu masengesho y'iminsi 7 cyangwa 21 warabihawe. Urugero ugasanga umuntu agafata amasengesho y'iminsi 21 ari kubwira Imana ngo Mana amagukiranuka, yarakiriye Kristo. Nta kindi kintu kirenze kwakira Kristo wakiriye, amen. Kristo wakiriye muri we yaguhaye gukiranuka, amen. Ijambo ry'Imana avuga ngo yaremeye aritanga apfa kubw'ibyaha byacu aduha gukiranuka kwiwe, amen. Tumuha ibyaha twebwe aduha gukiranuka, no gukiranuka uragufite, amen. Cyangwa ugasenga umuntu agusenga ngo Mana wangu ndashaka kuba umwana wawe, ndashaka kuba umwana wawe ukunda. Imana iragukunda. Igihe wakiraga Kristo wahise ujya muri famiye y'Imana. Ihita ivuga ngo abantu bari batagiraga ubwoko nabahaye ubwoko, amen. Ubwo uyu munsi ndakubyaye, Imana yarakubyaye kuva umunsi wakiriye Kristo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ngabamwemeye bose bakizera izina ry'abayo basho bwo kwitwa abana b'Imana. Niba wizera Kristo, you are already a son of God, you are already a daughter of God. Hari ibintu udakwiye gusengera, ariko uzabimenya numara kujya mu ijambo ry'Imana, kuko uzasanga warabihawe, amen. Uzasanga warabihawe. Hari ibintu arimo gusaba ikintu ufite mu ntoki. Uzi gusaba ikintu ufite mu ntoki? Hari ibintu byinshi abakozi b'Imana musaba nyamara mufite mu ntoki kubera kudasoma ijambo ry'Imana. Ukwiye gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Umunsi wawe ntukire udasomye ijambo ry'Imana, kuko umunsi wawe ntabwo wakira udasenze. Umunsi wawe ntabwo wakira Satani utaguteye. Umunsi wawe ntabwo wakira kandi utakiriye ubuhanuzi, amen. Imana ikomeze kugirire neza, ikomeze ugubwe neza, kunda gusoma ijambo ry'Imana. Niba utajya kubikora biprograme, ntukareke gusoma ijambo ry'Imana. Si ngombwa usome igitabo cyose ku munsi, ariko setting time. Kandi ntukavuge ngo ubumbure ngaho nguye, oya, setting time. Uvuga ati ngiye gusoma Yohana, ngiye gusoma wenda Matayo, ngiye gusoma wenda Yesaya, ariko ube wenje uvuga ati uyu munsi mfite icyo ndi gusome, kandi ujye wandika ibyo wungutse kugira ngo Umwami Imana akomeze abe mu buzima bwawe. Kuko ijambo ry'Imana mwibuke Yosuwa kugira ngo Imana imusezeranye ubutunzi no guhirwa mu buzima, yarambwiye ngo ibyanditswe muri iki gitabo ujye ubitekerezaho amanywa nijoro, ujye ubimedita. Ntabwo ijambo ry'Imana wari medita utarisoma, sibyo? Ukwiye kurisoma ukaryizera. Imana iguhe umugisha cyane. Nibyo bintu nashaka kukubwira uyu munsi. Komeza ugubwe neza cyane, tuzasubira ejo mu gitondo. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ntukajye ucikwa na video zacu za buri gitondo dushyiraho. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom, gubwa neza. Yesu aragukunda, amen.